uyu nguyu yagiye kuba imamu arasigara mu Rwanda be imamu wa salamu alaykum salamu sheikh nagusiramu nagusiramura no muri Senegal barasiramura yego faraye gusa ajya worore cyo se nukuri toka usirudi kwa Islam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Così. Allo? Allo, buon Sheikh. Wassalamu alaikum buon Sheikh. Wa alaikum salam wa barakatuh. كيف والله ابو هال الله اكبر محمد رسول الله صبان شيء sasa unaja musanze ukaja gusenga ukaja gusenga ukaja rusizi wakerewe guni usenge tala unakererwa na talawe unaikererwa unakuja namna gani bwana shehe fanya haraka acha mambo ya ukafiri leka ukafiri burika hao nongea haraba kafiri benshi barakwandushe sasa urangase Allahu Akbar Muhammad Rasulullah. Sasa wewe ufanya haraka bwana mu bintu byo kurya amachapati y'amakafiri aho ngaho bwana. Uzana bado kuja mbio kufanya haraka gira vuba. Sasa uzana machapati asenge. Allahu Akbar wa salamu alaykum. Fanya haraka kabisa na kusalimu. Gira vuba kabisa na kusuje fayo. Ya karibu sana karibu shehe karibu. Mwamini. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kifao. Shikamoo. Mwamini hadi mwamini. Wallahi wewe ni binti mzuri kabisa. Wewe ni mrembo. Ulimwiza cyane. Kugeza ubu hari ikintu cyakwaza mwamini wasenze kenshi hano ku musigiti wacu na n'ubu nta mugabo nawe yego usuka utinda undeba namna gani kama mimi shehe Allahu Akbar shehe ndindire imana irambira ko igomba kukuma Muhammad Rasulullah wowe cyane igituza cyanjye ni cyawe bigakenda bigahura assalamu alaikum Allahu Akbar Muhammad kakuma ukaza ukakora amasengesho yose twai ni kweli kabisa ugomba kuza ukamenya ko ngewe nyine aba umugore wakangaye wakane ndakugira wakane السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ ايوه الشيخ الشيخ السلام عليكم السلام عليكم هذه maisha murakomeye karibu ya shehe wallahi nari mukumbi iminsi ari baye kabisa kabisa maze iminsi nanjye naragiye imaka ariko nje vuba ahubwo se tuzi gushaka umuntu tujya mu biryogo dusangire n'agakawa kabisa biryogo hari haracyari cyaya mwe ime ya vizuri najua TV kama TV none wallahi none wabaye umusore sana nshaka kumugira umugore nuko wa gatandatu mambo ya none se she amafaranga turayafite Allahu Akbar mina shetani wacha mambo kwenda kuswali amafaranga kwenda kuswali mambo ya wanawake hapana swali tunaanza kubivuga swali Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu atakupatia bibi bwana je hiyo wadusarishije kwenda Mwenyezi Mungu bwana atakupatia bibi kwenda fanya haraka makafiri hawa wanamna gani hawa uri kafiri urashaka abagore nange ndashaka umugore shehe ashaka umugore yawe ushaka umugore wowe ugeze ugimaka wa shehe assalamu alaykum uriya ni wanjye hapana kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa igihe cyo gusenga n'igihe cyo gusenga igihe cy'abagore n'icy'abagore shehe ntukiri umugore shehe assalamu alaykum Mahmoud eko shehe Mahmoud boss habari wassalamu alaykum uriya rero shehe ngenda kwemera
ngiye nkurikiye karakana ubonye n'utubuno tworoshye kwaza akagira umuro wa kana ntabwo ntabwo agafite Muhammad satani na shehe karakana ni neza ariko Allahu akbar mashtanani urajya gukurikira abakobwa twaje mu gihe cyo gusenga shehe ufite abagore batatu gira n'uwa kane ese karakana Allahu akbar assalamu alaikum shehe ya alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ubwo nicyo gihe rero wowe ufite ibitekerezo ya mwana haramu ule wino haramu ule kafiri sana anataka bibi kama nani anashaka mugore ngani kila kimwe n'inzoga wachana na yule sheka tiye katsa kandi wa Kristo abandi bemera mara bana wa Kristo assalamu alaykum assalamu assalamu bana wa Kristo wacha mambo ya Kristo wa Kristo nani mtu kama Muhammad lakini wacha hii ni Islam shehe assalamu alaykum wa alaykum assalam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shehe kutansuhuza kandi nari gukumba habari mzuri habari urakomeye ndakomeye urakia musigiti w'inyamata warase naho ngaho nyiri shehe shehe none ariko wowe bari baragushinze imisigiti kujya mu byaza yure imisigiti yasenyutse yagihuru ndacyarimo kubireba abwo se shehe ko wavuye imaka nkagutumira nguze kurya kwirayidi ntuze nena gutekeye inyama inkoko ifi n'inka byose nabigutekeye ako ntabwo waje wowe ugiye gutigera rya Islam ugiye gutakaza Islam ukazana Islamabad wowe ndakubwiye ziriya hene wabazi ukabwira abantu batara abayisilamu kuzibaga nge ntabwo ushobora oya shehe nari nabiguteguriye nari nzi ko n'ubimaka ngewe rwose ikibi cyawe urabaga wabaga inkoko ikabika wabaga urukwavu rukajwigira wabona ariyo impamvu byajwigiye wabona ariyo mpamvu assalamu alaykum kafiri kabisa kwenda swali mimi nakuja kwa haraka sana assalamu alaykum hii mambo ya wakafiri hao watoto hao watakuwa makafiri hao waislamu wapya nyinyi hamjajua kitu hamjajua kuswali hamjajua Muhammad nyinyi namna gani nyinyi mumeze abaislamu bashasha wewe nako muzi kuswali mnakomeza kuzana ukafiri bwana mubana mu ntara lakini mtaelewa mzalinenya na Muhammad rasulullah Muhammad peke yake sasa huyo mikao ya wapi wapi wana mjinga sana shehe bwana shehe assalamu alaykum wa kibarachariu Allahu akbar Muhammad rasulullah baraka salam uko safi hiyo mambo umepata sasa nimepata lakini kaka bangana kubwi kaka bangana gose amazi kakunyagisi uya mfite na kakandi bita kimikwe ni sawa hii ubundi urebe ukuntu sika haraka urebe ukuntu ukaingia mambo bara abayisilamu bashyashya bariya baje mimi wako bwana tubakubita ikintu bita amasengesho Allah umepata kwa haji nimepata kwa haji hapo Kiswahili ni huko huko kabisa shehe wewe ni mtu mkubwa sana maji kabisa ni safi mambo ya viatu namna gani viatu sasa namna gani unaona viatu abayisilamu bashyashya au siyasi tutawashtua ngomba kubakubita ikosora turakubita ikosora tubigisha siasa ngomba kubakubita ikosora nka shehe kama jewe shehe nambare inkweto nyizi urabona firima koko ibi ni ibintu koko dufite abayoboke bangana kuri firima hii ni haramu shehe mzima anavaa hivi angalia na mimi inatoboka ichangie gutoboka kabisa abayisilamu bashaka oya ntabwo ari byo abayisilamu bashaka bagomba kugira inkweto tukambariza tutawafungua macho tuwafungura maso acha nikunywa kwa maji ngende noneho ndisenge kunywa kwa maji kwanza hapo ndio utapata sherehe ya kuwaibia piga kwa mapigo hapo sikia shehe mkubwa mimi ni shehe mkubwa wasio wakanigundua wanaweza kanigundua washakumenya wewe tugende wanaweza kanijua tugende tubakubita imbere ya Allah ubundi tubakore mu nkweto mu zina rya Yesu mu zina rya Yesu mu zina rya Yesu kwa jina la Yesu mgani wewe unataka mgani ya Yesu wewe reka kwa jina la Mungu wa Muhammad reka tubakore mu nkweto mu zina rya Muhammad mu zina rya Yesu utakuja kuacha bana tutambua wanatufuata vuga kwa jina la Mungu wa Muhammad
kwa jina la Mungu wa Muhammad wa salamu alaykum wa alaykum mu zina ry'Imana Muhammad kefala anta muhel hacha Mungu mu zina ry'Imana Muhammad wa Abdurrahman she ngubi gahunda ni gahunda itabaze kuri kunukira kandi bari inkweto bari kitabaze neza assalamu alaykum Imana bura ntabwo ikunda umwanda bura no mpamvu twebwe abayisilamu twanga umwanda abantu b'amakafiri bajya imbere y'Imana n'umwanda burema ni kimwe ugomba kugikuramo cyose kurabe waje watabaje no mu mbere wowe ushobora kuba ufite ibintu ndani bikaba ari bibi ukaba ufite swawu ya imbere ndani c'est bien inzara mbi sana ntabwo ukaba ufite janaba z'abantu b'abayisilamu n'izibaho ushobora kuba ufite janaba niba utarebye kugira ngo ujye ahantu wisafishe mu mbere ndani hapa ndani oya n'inkweto ugomba kwa Imana buriya twebwe abayisilamu inkweto urareba ko bigira vuba ariko hapa ndani na sabuni Imana buriya Imana ugomba kuyubaha ukigonza ukikuraho umwanda wose n'imbere ndani na sabuni wassalamu alaykum والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الله أكبر jani zinkweto hariya hirya mwese ariko kuki mwazanye inkweto mu musigiti hari jana mumuhereza inkweto zijyane hari fata inkweto ntabwo ziza mu musigitini Allah oya nje twararumwe Mama ukafiri zijyane zose zitwara tanga inkweto zawe wowe shehe bihanganire nyinjidi shehe muzima kweli bihanganire rwose mwinjiye idini none ahangaha none murangiza idini rya Islam kurundo gutwaza kandi bana kujyana siko mbeze nka al-kafir Allah shehe wa barakatu iki kiribwa mwatuzaniye tukavurema bose kiribwa ntabwo abikiribwa kijya mu izina rya Yesu shehe Allah assalamu alaykum shehe amagambo yawe uzana ya Muhammad uzana dini ya Muhammad amadini yose arakundana ariko Muhammad ni tuzi ko hari shehe twebwe hano intumwa y'Imana twakoreshaga ikomeye Yesu Allahu akbar ye nta kibari wara ye nta kibari Allahu akbar Muhammad rasulullah nta kibari kibari wakibuza ubu ngubu ni ukuvuga ngo urareba ko tumaze iminsi twaragiye imaka ubu niho tukivayo ubu nibwo tubonye kuba turi abashehe buje ibyangombwa kandi namwe muzabaki abashehe Allahu akbar Allah ni mukuru ariko shenge ikintu nakundiye idini Islam ubu nemerewe kurongora abagore 15 Muhammad rasulullah ariko wahera ukarongora ugashaka abagore nka muswati kabisa turabyemerewe mwazanye ku mazi y'umugisha amazi y'umugisha arahari menshi muraza kumana kuri Sashimba tugomba kuyasaranganya twese ariko mwebwe ntabwo mwemerewe kunywa kuri ayo mazi wassalamu alaykum abayisilamu beza urabizi umwisilamu mwiza agomba kuza yagize ate yatawa uri kureba hehe imamu uri kureba he umwisilamu mwiza agomba kuza yatawaje witawaje hose hehe nahe maso n'ahandi mumukomere amashyi abayisilamu beza abayisilamu ntabwo bemerewe gukomera amashyi mu musigiti ibyo ngibyo muba mubaye amakafi umuyisilamu mwiza agomba kuba atari umukene
agomba kugira amafaranga yo gutanga zaka. Ninde utanga zaka akoko hejuru? Wowe wari imari yose urya imari yose urarangiza nta gutanga zaka. papa chef ewe kubera ko nibwo ninjiye mu idini vuba ntabwo ibintu bya zaka ntabwo ndi kumenya ibyo ari byo. Zaka ni ukutanga amaturo akagomba kunyura kuri shehe mukuru wanjye. imbaraho sindi ya Kaisari ariko udafite mukafiri ntabwo uzakomeza idini ya Islam ntabwo uzaba shehe. ariko chef Na imamu ntabwo uzaba. nanjye nimba shehe bazajya bayanga. Ubu rero ngewe kuba naravuye Maka ubu nari kumwe na imamu w'inguru arabizi ni nawe wari unkurikiye turi kuri rya buye ry'Imana murarizi muzi ibuye ry'Imana risa gute? Aryo tarikaba. Oya umukara aha ni nka APR FC umukara n'umweru ni gutya urareba Irya rindi bakaranzeho Petero. baramukaranga abicapati. Wassalamu alaikum. Barakatuh. Kefa. shehe turakwemera Uranyemera ubundi muzanyemera. Igihe rero mwese muzagira imaka mumaze gutanga izaka. Udatanga izaka nakagehe Imaka. Nakagehe Imaka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu ikintu cy'umwanda twagitinzeho dushaka kubabwira hari umwanda mubi cyane. Ubukafiri nawe uri kafiri se ntabwo ushobora kuba kafiri wowe mu mwanya mutoya ngo ukeka witawaje ukatawaza mu kanwa ugatawaza ahantu nta handi nkunda sana aho waratatawaje cyashehe n'igihe hisi waratatawaje shehe n'umusiri igisambanyi cyashehe ndakubwiye ngo umushehe bakajya agomba kuba ikizi cyasira siramura kata yote toa uchafu yote shehe yote toa hapana inabaki igice hasigara igice ntabwo ushobora kuvana umubiri wose kandi turashimira i Kanombe bagira bate barasiramura abanyamwanda bose bagomba kujya gusiramurwa no gukuraho igishishwa n'umwanda bakuraho icyo ngicyo gahunda igasigara ari system igira nka munyarwanda umeze nk'uwo munwa wawe mbese igishishwa kimeze gutyo kirekire ariko shehe ndakeka hano twese twarasiramura abasiramuye ni bangahe akoko hejuru njye ntabwo nsiramuye shehe mumbabarire we ntabwo usiramuye oya ntabwo nsiramuye njye ndasiramuye abakurutu badasiramuye b'abayisilamu baje kuba abayisilamu abantu bagifite ibishishwa abakurutu ni wowe abantu badasiramuye ntabwo usiramuye nizi gufite igishishwa bakuraho umwanda okay njyewe kuva nigera Maka ukwiye kuba wicaye hano ufite icyo gishishwa kuva ngeze i Maka Konje uyu munsi. uyu munsi kuva ngeze i Maka Je kuba umunsi. mukaba muri kumwe mwese muri bitsinaga babiri badasiramu uyu n'uyu murasiramurwa none muragenda kiriya gishishwa kibika umwanda mwinshi vraiment hari umwisilamu wacu usiramura witwa Gaddafi hapana Haruna. ni Hussein arabasiramura mwene ariko uyu ndamwisiramuri uramwisiramura ndagusiramu Shehe wansiramura gute? ndagusiramura no muri Senegal barasiramura nitwe bashehe hano turagusiramura ndagusiramura oya njye ndamusiramura ngewe ndagusiramura neza nagusirabura mu izina rya Yesu shehe aragusiramura hapana toka wewe Muhammad rasulullah kwa jina la Mungu Muhammad aramusiramura mu izina rya Yesu kwa jina la Mungu wewe mu izina rya ry'intumwa Muhammad okay wewe mugiye sasa mugende mujye hariya tujye kureba ko mwakongera mukafata icapati zanyu mukarya hanyuma tugende ariko rero mbere yo kugenda muretse Bwana wasalamu alaykum wa barakatu wa bismillah kwa njia zile ngoja kwanza wafasi nyinyi wafasi mtenda nyuma nyinyi wewe muri abakurutu Uislamu kurutu twende kwanza Bwana Sheikh kwa ile njia kwa namna ile kwa ile wetu kwa ile kahunda yetu ile sasa juu muamini wewe kabisa hata kusilamula ile hakuna shehe ugiye kumusiramura hapana wewe haujui mambo kusilamua wewe ni kurutu Islam babonye umuyisilamu ko ikiranguzo ndakibonye ubu ni mu gasyata ngiye kubereka ko turi abakafiri nyabo ba original na kanyombya wigize shehe nawe ntabwo asiramuye ndabizi ni umukafiri oji cupa ry'uyu munsi rabonetse
Mamini rero ubu ngubu bibaye ngombwa ko ugiye kuba hajati nyahajati bivuga ngo rero gusiramurwa biriya ni ibintu navugaga nta mugore mu Rwanda usiramurwa njye ndabyikorera ndakwereka uko mbikukorera. Yesu bikora gute? Kubikora gute? Ndara kuvuga nyene abagore bangahe mfite batatu uwa kane ni wowe. Ibyo byenyine birakuvana mu kafiri. Nurongorwa wari warongorwa hose. Oya. Nibwo bwa mbere ngiye kubikora. Mwamini wanje. Mwamini yanje. Mwamini. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuko tuvuye mu musigiti ngo tutakiri mu musigiti nta kibazo. Mwami uri tayari kubyara? Umwana w'umwisilamu tukamusiramuza ku kanya akiva mu nda. Uransoma. Gusoma ni nko kugusomera. Ibi ngibi ubwo kugusoma no kugira ngo uve mu bwoba uzamenya Korani yose. Wassalamu alaikum. Nimba umugore wawe? Wa kane kazakujyana Imaka, kakujyana Arabia, kakujyana Dubai. Urahazi Dubai? Umuntu wo mu Gasyata urya ubunyobwa ukarya ibigori n'inkoko ukava kuri biriya ukaza tukarya icapati ya Dubai. Na bya bindi by'Imaka. Mwamini uri serious niwe mwisilamukazi guzima rero. Wassalamu alaikum. Alaikum salam sheikh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kefa tujye kwicara. Imamu gerageza uvuga ijambo ndabona tutari busari kuko dufite abakafiri benshi hano ntago bari bamenya Islamu cyari. Ngora nubwo turi busangiza. Unyegere ku abantu badusiramu ngibegere Islamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibyo Sheikh yavugaga twatiri kumwe Maka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Waruvuze wowe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuba tutari busari ntabwo bivuze ko tutari butange zaka kuko zaka n'umango mutagatifu kuwukora byo ugomba kuwukora waje kusari. Oya nimba ari mu Takibazo gutanga zaka tuminota mikeya ntabwo dutinda cyo najya mbabwire Sheikh ibyo yavuze twatiri kumwe Maka. Ni njyewe. Wayaza nini? Bakayatora nta kibazo. Nese ikibazo. Yatangaza ko ashe ataratanga. Sheikh ntabwo zaka. Sheikh yatanga. Sheikh abafite amafaranga. Zana ayatanga kuri banki. Ninde ufite indi zaka? Abayisilamu Utatanga zaka, utanga n'inkweto, utanga amadarubindi ugatanga Abayisilamu gutanga zaka ugomba kuyitanga. Ariko sheikh Imana ntitoranye. sheikh mbere yuko ntanga zaka. Uni imamu ntabwo ari shehe. Mama wahe. Imamu. Njyewe ndashimira idini ya Islam. Nateretaga abakobwa batatu. Uwo mu Kivuruga, uw'Irusizi n'uw'Inyamasheke. Bose mbura ndi kubura ukuntu nabarongorera rimwe. Ariko idini rya Islam ryanyemereye ko mbarongora kandi bari bafite ibisusu ibibuno. Yego. Nabuze ko mbarongora. Ariko nabarongoye Shehe akira n'ibitari bizabiguha kubera ko nabonye uko ndongora ibibebe byanjye. Yego. Umusiramu ye? Oya nicyo kibazo. Udasiramu ye ntabwo uri umusiramu. Ariko nzaba. Udasiramu yawe bagore kuvuga. Shehe yambwiye ko ari umusiramu. Ejo Shehe abwiye umuntu usiramura aho basiramurira yahababwiye. Zane zaka yawe. Ejo ugomba kuza ku musiti saa 2 wakoze wahageze nta kibazo. Ukajya kwisiramu. Nta kibazo ubu ngubu none nubwo ko mwamini abaye hajati turamushakira amafaranga aya mafaranga turapima tugende tuyashakemo arajya Imaka. Ndabaza. Uba umuntu watanze zaka nyinshi niwe ahita abo umuyobozi. Umuntu watanze zaka nyinshi ariga cyane. Shehe amafaranga menshi n'umwanya ukomeye. Amuyobora ariga cyane. akajya Imaka. Ngira natanze ibintu byinshi natanze telefone. Mwamini. Nimba ari Uyu nguyu yagiye kuba imamu. Arasigara mu Rwanda abe imamu. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam Sheikh. Wa rahmatullahi. Kunuka. Meze neza. Oya. Yarimo amabyi apana. Oya ngiri kunuka. Achina telefone sina. Okay, wassalamu alaikum. Wowe urabashehe. Urabaza ko cyo ni hari n'ikintu ufisigaranye wagitanga kuva promotion nawe ukajya Imaka.
Okay, n'ibiryo nabyo Imana irabikunda. Birabikunda. Mana se nayo irarya. Umusigiti ntabwo biba musiramu. Zana winyuriza amafaranga y'Imana. Rwose kwiba mu musigiti ntabwo biba. Amafaranga Yakeneye kubatizwa. Ntabwo ari ukubatiza. Ntabwo ari ukubatiza ngo turashaka bundi bushya. Arongera turashaka bundi bushya. gerageza abasengeri bagende kuko Basiramu ntabwo turi busare kandi iminota urabona yana ubwo ntakiba abantu biyandikisha hariya barabandika hariya hanze abazaza kwisiramuza ejo saa 2 muzamwahageze bajye kubasiramura nta kibazo ni promotion ntawe ubishyuza Amafaranga. Yesu agumugisha imamu, Yesu agumugisha kabisa. Yesu agumugisha rwose. Assalamu alaikum. Walaikum salam Umuntu shehe. watanzika buturinuka ntabwo abayisilamu tuyende. Ni uyu nguyu. Ugende uyifure. Yego urakoze mama. Ese ubwo ni mama ni mamu ni biki? imamu jewe ndi imamu nari kumwe na Sheikh Maka Ese ubwo imamu nicyo bita abadiyakoni? oya ntabwo N'abashumba. n'abashumba ubwo Ubwo njyewe ni ndi abakristo umushumba mu yandi wabo magambo. oya nta bakristo Umushumba Twe wacu. nta bakristo tugira Uri umushumba wacu. abakristo tugira Ejo muzabasira. La ilaha illallah Muhammad. Chef Joseph. La ilaha illallah Muhammad min as-suwai. Ti imam. Iwe umebeba viatu yangu. Inkweto za nyini wazi zikwaye. Vuga mu kinyarwanda ibyo bintu ntabwo. Iwewe mwatwaye inkweto za nyini wazi. Inkweto zijyanye Bonguki. Inkweto nazijyanye hariya niho nazibitse. hariya byo ntabwo nava hano. Ntabwo nava nkubite. Ujaleta viatu. Ujaleta viatu kabisa Ntabwo viatu. nagende kuzikwereka. Unabasilamu babi. Nazijyanye. urazisigara Naje shehe naje. None ko rero waruza inkweto ziri hehe? Leta maneti. Kuri aka gatiyo. Yego faranga yego. Ajya woro n'iki? Shehe nukuri. Toka usirudi kwa Islam. Toka. Ntuzagaruka gusari, ntuzagaruka musigiti. Bashe, tagenda toka kure wacu. Toka usirudi kwa Islam. Kwa jina la Mungu wa Muhammad. shihangane Wowe niwe nyirabayazana niwe uzanye ibikorwa byo kugira ngo inkweto zanjye bazire. shehe mu musigiti ntabwo abantu bose baba ari abasiramu barimo nabo satani yatumye Satani ise ni mwene nyoko satani watu. abo yatumye bakaza kutwihisha Sasa, bakaza bakatwihisha umva ibintu njya nama. Ariko rero none shehe andagira ngo none nkugaye. Ise cyo giturutse. Oya, Manza ari uwazire. ntabwo agakwiye gukubita umuntu gutya imbere y'abemera amana bashasha. imigeri nawe Biriya ntabwo byari byo. Reka nkubwire rero. Reka nkubwire. Izi nkweto uko zigiye. Ni amakafiri ajya yiba ubundi nta muyisilamu wiba. akira imigeri uteraguye hariya nawe biradusebye Biriya reka ibyo ntibigutera ubwoba. Oya ariko ntabwo Ibyo ntibigutera ubwoba kuko Yesu yasanze abantu mu nzu y'Imana arabakubita inyoni ziraguruka ibifara mu bimena. izina rya Yesu. None se kandi Yesu yaje mu musigiti kugira. Ndakubwira nawe ni intumwa y'Imana. Yesu Nawe ni intumwa y'Imana. Ha Muhammad. Imana nzima. Mana nzi subhanallah ta'ala wa hadi wa hadi. Haba khanu haydi takhayun wala. Aba khali tukha Islam rakale kudi kafuna galibi. Ariko none ntabwo akwiye Bana kurwana. reka mbwira uyu nguyu byatubwiye ni fo. Toka. Akoze. Oya shehe, ariko se uracyarwana n'ubu. Kandi se uri umukafiri. Nani uracyarwana. izo karito zigiye Nta mpamvu yo kurwana ariko shehe. Reka dukemure ikibazo Cyangwa abantu karateka nawe bakora. nashaka kwa Islam. Oya, reka dukemure ikibazo abantu bakora. Twemeye ko Ahubwo jewe mfite igihumbi mu mufuka. Twemeye ko Reka tugure akamamizo umuyisilamu ashobora kahe. kuba umusirikare, umupolisi, Akanarwana se. agakubita inyana z'ingwa abayisilamu z'amakosa bagenzi benshi None se n'amakafiri. agakwita n'abasengana. None udahaniye n'Imana iraduhana. Shehe uri igipagani. Nibwo agiye kwikubitisha. Oya. Ibyo bintu ntabwo ari sawa. Ariko imam. Uri igipagani vuba. Imam. Oya. We ntabwo wavuye imaka. njye navuye ma twakiri kumwe ntubizi Imana yakubwiye ngo uki guhana. Ujye wihanira se, ujye wihorera. Sengera abantu bakizwe. witirana amagambo na shehe umusiramu Kandi wowe witirana Mwe muri no mateko sinagumana nawe. iki ni igikafi. shehe Nguruwe. shehe hari abasiramu bafite amahane Kosho. subhanallah shehe ubaye ingurube se Haram. Rasht. shehe witonda Tugendere tugendere. kano gakweta kura mu bibi niko karimo kanahinze akanga karubusa aho umunani uri mu make mu munani sandari ni buhu ibindi bigeze ngo ni abayisilamu bikosora wala yego coroza kabaki ubu rwose mbaye umucuruzi nk'abandi bose ibintu byinshi kabisa abe make ari kunyabura
tuba tugomba kurya sha Yes man. Wagezeyo kabisa. yego ariko ngego ntabwo njya ninda mu makuru Uzikuru umuhungu. Sha. umva rero Uzanye bimwe biratakaye kubera kwiruka. umva rero mubwire Kanyonga Muhammad. Uzi ko wateguye n'intebe? nta bintu gushwana nta bintu by'imitwe operasiyo ni yacu twembi uko turi babiri operasiyo ni yacu ntabyo kumbwira ngo uri shehe nushaka kubona Muhammad hano ni ugomba gutwara Njye ubwira gutyo. Ntabwo uzi kuva kera. niba wapanze operasiyo bayipanze ariko ni njye wakoze igikorwa action pour action Bana ndakubwiye waye sani bya operation byo wisiramu byarangira birani no umva man reka banze ubwire n'ibi bikanzu menagura kabisa pana kuvuga ibintu nk'ibyo kabisa. umva Inkweto. sindi n'umuyisilamu Inkweto n'ibyo uzigambaniye n'ibyo uzanye. ngo iki Injye ugambanye. noze ushaka ko dupasura tukanganya umuzi None se abayisilamu bose banyumvaga bakanyemera. None se we bakwemeye. umva nkubwire 1 2 3 4 5 6 Urabyumva. hano ugomba gufatamo imiguru 2 yonyine Ibi aya abayisilamu kwagindana. Ni imiguru 2 Nanjye ndahinduka umuyisilamu. umva nkubwire njye ntunzaniye iby'abayisilamu urumva uyu mujyi nawo uyu mujyi nawo uyu mujyi nawo babari Urabizi. umva ntiwigira umunyamujyi ikiyo sandari wafashe kamambi Hapa ni zingizi. Ufata sandali. kandi wareke gushwara Fata sandali. Buretse gato. ariko Kabaretse gato z'umukara cyawo. Wowe ntabwo uri. umva Kanyonga Fata izi zinzobe. niba ari wowe ubwanjye Fata izo zinzobe, izi zinzobe ni niba zawe. uri n'umuyisilamu Ntabwo ni iz'umugore wawe. reka kuzana ibintu Izi za wa mukobwa. ni za wa mukobwa nyine Wa undi nabwiye ko ngiye kumurongora. Kandi nawe yanyemereye yabwiye ko nzakuzana nimugoroba. ibyo kumurongora si ibyo birandeba Nawe ntabwo ati nawe ndaguhaho ushaka oya kuzamura. nushaka umurongora Musanze mu buryo warongora ariko mpereza izo ngizo z'umukara. ese ndazigoresha abantu ariko si ubwo mubi urabona izi nkweto hatari mu Gerageza ifu umeze izo sandali wani izo nziza. Izo ntuza. noneho kanguhereza izi ngizi Nama made in China. wari izi ngizi Izo ni made in China. Kanyonga reka ibintu byo Ma made gusura in Japan wani. Kanyonga reka kwigira umunyamujyi Kanyonga mva nkubwirere iby'inkweto birarangiye Tugamira mu telefone ariko umenye. ni ugupasura Uretse mbanze ndebe. Uretse Icara ariko wikora. reka kunyicaza amana Uretse wowe watwaye inkweto wazanye inkweto nzana amatelefone. Iyi ngiyi misa. Harimo nyirayo kanyagwa. Harimo ikindi cyakisa mu kibyano. ngiki Yo yazatuvumba. ariko risa musanga mwana Atasiyo na ribu bana. turebe iyi Ribu imenya ama telefone ari. Iyo ni ingizi uko bahita bayikuramo hariya mu mujyi bahita turebe. bayikuramo Fata ingirimo umuntu wana atazanyingorera cyane azaza kumvumura kamene. Ashaka kunyimene. umva izo rayibanisi Ray-Ban. ushaka gutwara rayibanisi Zifite irangi mwa yamfata akira fatira. hari izo nera kuzambara ko ngiye ari izo gusamura mwana hano se ndabonamo igihumbi Kangaka nzajya gisa. hano igihumbi kirimo Akavoni sawa. Hano Mani igihumbi turebe. umva namubwire Kanyonga Apana kamwerekere. Iwana kubwira. Fata ibi ngibi. ariko mwana avarira cyane umva Kanyonga avarira Nakubwiye fata. umva Azagusatura umutwe. Wassalamu alaikum. Wassalamu. izi ni za nkweto wamuriye za nkweto zacu za nkweto maze mudafaranga n'amafaranga Tanga iby'abantu. Ene dukweto twanjye. Kuri umwami twari dukweto. Baramuterura.